Cyari cyagenze neza pe. Nzara wendukanye. Sarpongo. Sarpo, uramushiki wacu ararembye. Oui, papa. Ihute ndi kugushaka. Papa ukumaze iki? Kuzi ko tutaraye turiye uboteka. N'inzara iranyishe. Nyine. Teka. Ndiba bigiye kubiroje kumuzanira imiti yarapo. Papa nanibagiwe. Hari akantu umuntu amaye k'ikibanza agapapuro nyine ngo uze gusoma. Papa, ubundi uzi gusoma? Uzi gusoma si wa mwana wanje ko maze gusaza. Nako enda reba. Nago agapapuro k'ikibanza bari bamaye. Cya kibanza cyo kwa Nyiraburingo. Ndasoma mbwire. Biragucyo muri cyo. Nese umwana wa. Ko ndi kubona ari ibindi binyuranyuranyemo. Wasarpongo. Nyine undi bisaza babitazi gusoma nzomere numva. Kigoryi. Dore papa aravuze ati ubu butaka niba umwana wawe ari umuntu nyine umukuru azafata igihanda kimwe cy'ubutaka nanjye nzafata ibindi bitatu by'ubutaka. Urukumva? Uwo nyine nshaka kupfa ngira ngo ubutaka mubone. Mwana wangu ushaka ngira kupfa. Soma nangaye nyuma. Numara gupfa nzatamba umukire. Nose papa ndateka jya. Nise umwana wawe ko ndiko nanditseho ngagacupa. Oya iki cyasaje nabi. Dore wa rusaza. Do ajya papa urukumva. Haranditse ngo ko kabana badakunda inzoga nyine ngagacupa nyine ntabwo kwe dukunda inzoga. Wowe ukunda inzoga nyine kuzirika ziyizi. Ukumva kandi inzoga nimbi munuza niko batubwiye. Barakubenda papa ndashonje nawe. Nashaka nzomera nibitabagaho nose ubundi. Amaso ganje kugamaze gupfa. Nzi papa Mwana wateka vuba teka. Ozi safuriya. Chanje ni gatari. Gira vagura mushiki wawe wararembye aje. Nzi papa ariko ubundi tutateka umuceri cyangwa ibirayi. Nushaka guteka n'umushogoro cyangwa ibisoro. Papa nakuramya kubuza turarya inyama. Inyama zone ndubwira ni umushogoro. Kandi mushiki wawe nimbari bwana agiye gusoroma kandi ararembye. Reba umuntu n'igishaka igipfi. Reba umuntu ababuraga nabwirirwa. None dore ngo ngiye kurya umushogoro. Wari gishaka irute? Azuke. Papa nanayirangije ahubwo. Shiramo agashogoro gashepo. None papa ngiye kuzana umuti. Tereka. Nateretseho. Ngiye kuzana umuti. Biri kubira. Ahubwo bigiye no gucya ahubwo. Iko babina guhumura. Uje kuzana umuti. Papa nawe. Nibishiri. Ndo birashirira. Ari burasanga isafura abana ikomye. Papa mwe ko tuzi mutangure ngo nizo zigezweho. Nizo zigezweho sho. Baza papa yingura ka Jordan. Yakangura ka Megisi. Yakangura tarani zanuza za Mogisini.
ibyo nibyo bidasazaga cyakangurira za bidasazaga mwana wa unose papa iyo ngura vitamine nako bari kuzana imiti kuri farumasi magasiza dore ngako kuzino nzira ubundi zisa nkaho zigiye guhura gahaku kanece mwayi mwanya wanje bimeze gute Ngoya kado. Siko kiri kurukanga kuriya. Komna. Uramubwira ga kugenda ari kurukanga kuriya vipi? anyuze hano nk'umusazi Kwagira yasaze noneho. Nagenda mureke. ariko numvise ari kuvuga ngashike kagwaye Wasanga yapfuye ariko. dukoteza akakubwira Ariko tweganda mureke yanze kutubwira. esa n'uyu muti n'urunguru iwi hano hantu uzi ko abana amasusa ni amasusa mushiki wanjye uyu muti ugomba kumuvura buri kuko ntabwo mushiki wanjye yana kuko arancura n'ubundi nanjye nkababara ko nyine cyana cyanje ko cyatinze kiriya cyana cyanje ko cyatinze ra kamwe gitegereje pe Amaruta Papa. Dore nawe ubonye papa dore nawe ubonye nawe ubonye ubundi byose ni iby'isi mwana wa muze dore nguyu mwana wa nuguhaga cyane uhaze iki ndahaze uhaze iki papa bya biryo byahiye byahiye mbara mwana wanje kanze mubwire ko byagenze mushiki wawe yapfuye n'isafuriya nayikombye nayiharuye ndeka nisi mwana wanje ngo ndakunda ibiryo nabiriye na mushiki wawe yapfuye n'isafuriya nayikombye ndahaze pe ndahaze na mwe n'agacupa ubwo ngo rurade rwayururiye nkomanze nandicezereza indirimbo ya jugumira ya ndekirisi izi ariko ndayizi ngayibici kubera mutumurire ikishaka nichanyaga kulileha anyway watu na micha na abijamuleto amukika mazi kirangiri dondo ana wa nsi buretse tutumvikanye isafuriya ndo nayikomvye buretse kubwira agasigaye mu buretse wito ndo nayimaze ngiye kukwica nawe umusange buretse ni gute wari naza gutegura uryo kabijya wenyine mwana wanjye unayiriye akagashogoro kanarimo buretse mubwire papa witonze papa ngiye kugukubita ni gute warya ibiryo wenyine reba nageze mu gitondo ndi gute natona